Jonathan Ceará não se cabuza. Jonathan Ceará não se cabuza. Wapina gano gwenya iyi project ugomba kuyisoza. Kwa gatatu tariki ya mbere seri. Nabwo ibintu byose bimwe. Rero usanga mukadashimye cyo dukomeza twese iyi project nini wasanga ho bandi kandi. Twagira iyi project tuyishyize ku isoko. Iyi project. Bayishyize ku isoko yawe. Iyo ni tuba twayisoje ari muri backend byose. Kandi wasoje abimana bakoze buri agaproje k'amafuti. amafaranga abanyarwanda ntabwo wakumagingira Iyo twebwe nyine twebwe dufite projet zabo biryoshye. Nibyo oya byose. Sera ama service twebwe nesa ama service n'izindi. Ni kuvuga ari yacu tukayishyira ku ukize isoko. mu bato mu iyi projet mugiye kusoko twaba twakize bayamuhawe Ikibazo ni uko turi kuyishyira kuri poster yabo sha. Turi kuyishyira kuri poster yabo. bazagurisha bagiye kuyirya nyine. Iyo rega none se niyo kubukinga ama service. No kuyigurisha kampani wote bagahita bihindura ama service yabo. Yizagurira. Access nzayigumana dore. no gushaka ko umuntu ayigira ukayikoroninga ukayigira ku ruhande nyine nawe Rero basanze ufite copy paste kuri gitabo. None yose ikoroninga. Yarayipirase. byose bihuriye he Nituyisoza. Ahita bakwirukana serious. uzi se nshaka buno wajya ukora akantu nanjye mfite kodani nabikoze ngakubitaho nkomintinga nkaho ari byo nabikoze byose ko mushyizeho nanjye nka updating Ko nanjye task ugasanga none ko bitiriza njye wayikora ibyo nuko twaje no kubona task ndaye kandi task nyezanye nyazishirira nzanyipushira ikusanyiriza amaze kushira ko nzazikeneye Kaswe na ugize pushika. kuyitanga None zuri ntago zijyayo. uri kupushira bari cyangwa yawe urizo uri kupushira cyangwa yawe Pushika kuri abahitiza. none bizahora yari ibyawe Kandi kuri kopiyara. aho keretse nyine Ibi cyakoze nuko ufite access ukumva Kuri aho ibi ujya ugiye kwandika ugiye kwandika ufite nuze yawe ukuntu bazabikora ni kumara kwisoza bazahita bayigira private uri bazahita bayigira private bagana muri public ni nuzo nakubibona suzi ko repository ukozishaka iyo public na private niba bamaze kuyigira private ntabwo yisibye nabwo wahisemo ko ntabwo ari ikirakamu nyine bitewe na kode arasa siri none se uzi ngo jitango ariko ntabase ese ububona umuntu afite task Jede waya musuko ni zara ni Suriya mu biki. Suriya ni zara byose ni zara video uri mane Mane ko nateze kukumva. Abanyine bagatangaga Nateze kukumva. N'abanyeshuri bacu kuko nyine nose wabona za cyangwa bamuhaye task bari gukora kuri abo muri kampani video kugira ngo yarakora video na miliyoni ndabizi ko akora muri kampani ya online sibyo ndabizi ko ariko Kwigisha abantu muri kwandika. inaranye kuko Jya munoza mu makode yawe turebe. gukora ibintu Ni video nyine. none ukaba uri kuvuga ngo ntabwo ndifashishe Ngiye kubacuruza. yitangize nyine wabikora imana igatangiza nyine nta kazi kari abikora igitangiza n'ubundi kuko urabizi wizigira
Bikore mwana bamwe tuzazote bamwe turaziwe munasenze bamwe barapfuka mu mwanya wabo none Ni bakuriya ndetse kara yafatije kandi uzagiye senze Patrick yakamwe mu ko nakazi kukava hari ugupfa kandi ngo yaratije abantu raba kagenda mu gukora Ariko ntabwo gitaka ngo yarafera ariko we. ariko aho bose bavuga ni Patrick wacu wegeye wundi wa hano Rero twarahuye ndamubwira ati tica yakuvuzeho ngo mbe ko ari ntugarukiye uzagaruka ryari. Ejo nzaza. ari mu kandi ahabindi yarabeka Abica bayibereye mu byo hiye Nanjye mugana yavuga sinzacika intege. niko cyane giti cyabuzanye. Mani Patrick akomeza yaje. Aho gasanga Asanga nageze kure ko ifite mashini se. se bari mu biki ugiye kubipostinga uri agiye kudushyira ku mukanya mugiye kukabona agiye kuducuruza mubona semani n'amata bro ngo koko ngayana darendeze ngo ni inyange ugiye kudushyira kuri social media hose murahagera shyiramo na kode zapfuye ntabwo byemewe kuyidupostinga da muzamfunga ahubwo u Rwanda tugomba kutwereka ibintu ukuntu bisa kwanza ugiye gushyiraho Semana ndakora iki noneho ko bitereye. turebe izo content ugiye gushyira numara kwiyisayivinga turebe ndakeditinga gake sinakakwereka gasukye Njye naje ngufasha mu kantu duhite tugasoza. ariko urafasha abantu banga Andi wavuze ngo wamuheza yitaze nkayikora kwa njye kubangaye kwa iminota ingana ndetse bizimu bwe mugane ese kuri Figma ni kariho njye naje Bose. kudikamuzura. mwana kuri Figma kariho Kari yes bakani. kakubwira kandi kariho ubu tumaze gukora tasike zigera nko muri eshanu akiri kure kagana kamuzu ubu byatsi umutuku none ari bakure. umunyamafaranga